The B-side muregezwaho na Tigo. Mbaye ikaze kuri TV1, mbaye ikaze muri B-side, turi kumwe na Ziggy Double 5, turi kumwe na Tigo, sponsor official ya B-side kuri TV1, turi kumwe kandi n'aba star nkuko bisanzwe muri B-side. Uyu munsi nanone aba star turaza kuba turi kumwe nabo. Muzi ko buri kwa gatatu tuba dufite umutumirwa hano muri studio. So uyu munsi mu rwego rwo kwifurizanya Noel nziza ndetse no kugenda tujya muri mu mwuka kurushaho kuba mu mwuka, turaza kuba turi kumwe n'umuhanzi afite impano yo kuririmba indirimbo zihimbaza. Mwita Dominique Nick. Ni mu kanya gato cyane, ni nyuma y'aka kantu. Waba ushaka gutsindira miliyoni buri munsi cyangwa miliyoni 5 buri ku cyumweru? Ntucikwe, hamagara 155 ubundi ugira amahirwe yo gutsindira cash za bonani. Uko witabira guhamagara kenshi kandi niko buri munsi ushobora no gutsindira telefone zigezweho za smartphone ndetse no guhamagara ku buntu Tigo kuri Tigo mu gihe kingana n'ukwezi kose. Ibuka guhamagara 155 kenshi ku munsi, ubundi nawe ugira amahirwe yo kujya mu bandi ba millionaire. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Love it. Reka nongere rero mbifurize kugira impera nziza z'umwaka, Noheli nziza ndetse n'umwaka mwiza no kuzagira Noheli nziza n'ubunani byiza. Hanyuma mpe n'ikaze Dominique Nick, umuhanzi wa gospel music. Murakoze, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Ngira ngo mvuge gute, nanjye nishimiye kugera muri TV1. Duherukana nukiri muri analog, ariko ibintu byabaye digital, ibintu byabaye digital. Ni muri digital kandi ni byiza cyane, fresh, so it's fine, byiza biraryoshye cyane. So ndabifuriza Noheli nziza kuba byizihiza, kuba yemera ndetse n'umwaka mushya muhire. Okay, ufatse nimero ngiye kubaza niba wemera Noheli, ko nzi ko abakristo hari nabo barayizihiza, abatayizihiza. So ngende muri icyo gice cy'abayizihiza. Uri mu gice cy'abayizihiza. Yes. Donc uraza kudufasha kwifasha abayizihiza, turi kumwe nabo uyu munsi muri B-side. Kandi n'abatayizihiza nabo ntibave kuri TV1 kuko ari byiza byinshi n'imbere. Niko bimeze, nanjye ntabwo nyizihiza. Ariko uraryohera. So abayizihiza muri kumwe, abatayizihiza turi kumwe, twese hamwe turi kumwe. Byose biraba byiza. Bite umeze gute? So meze neza, ngira ngo nyuma y'igihe kinini mbura ariko uyu munsi finalna turabonanye, waje no mu gihe cyiza, igihe ukenewe cyane. Ariko banza aricyo gihe cyari gikwiriye. Buri Imana ikora ibintu ugashyiraho gahunda ukapanga. Hari umurigeze kunana Brian ngo abantu dukora plans, Imana yikisekera just. Kisekera kubera ko niyo ibizabishyira mu bikorwa, nubwo twagerageza kose ariko niyo ibishyira mu bikorwa. Kandi cyiza cyayo iyo ibishyize mu bikorwa usanga ari byiza. Usanga ari byiza cyane kurusha uko wowe wari kubishyira mu bikorwa nk'umuntu, bimwe na rimwe bikananirana. Watangiye kuririmba gute? Icyo kibazo njye nkibaza. Netse ko nanjye nzakikubaza kubera ko meruko ubundi duha imirongo muri mirongo ndacyayitanga ntacyo. Nizere ko ari bonus ujye uhereza abatumirwa nyuma y'ikiganiro gisa. Ntabwo byawe ko nitanga uko nshoboye kandi mbahe ibyo mfite byose. Natangiye rero kuririmba ndi mutoya mu rusengero. Nagize amahirwe yo mvukira mu muryango w'ababyeyi bakijijwe, navuga ngo bazi Imana, hanyuma banyobora inzira yo kujya mu rusengero, ntangira kuririmba muri korali y'abana. Ni naho nigiye ibijyanye no gucuranga ama instrument. Noneho ntangira kuririmba, ariko urumva nari mutoya, sinari nzi ngo ibyo ndimo ni ibiki. Ariko gukura uko nagendaga nkura byamfashaga cyane ko ngenda numva nsobanukirwa neza buhoro ikindi ari naho haje no kuva gufata icyemezo cyo gukora icyo nakwita carrière solo mu Gifaransa, mu Kinyarwanda niho twabyita gukora ku giti cyawe. So byaje rero bitangira buhoro, ariko nkabona ko wari umugambi w'Imana ko hari igihe kizagera ngakora indirimbo zifasha abantu bazireba kuri TV1, bashobora no kuzumva kuri Radio 1 cyangwa n'ahandi, zibafasha ngewe ntarimbizi imbere. So kugeza uyu munsi ngira ngo rwari urugendo rurero ruva mu bwana kugeza aho ndungo. Ubona ariyo mission yawe, waraje kugira ngo ukora izo ndirimbo zishobora gufasha abantu mu buzima bwe bwa buri munsi. Ubona wowe kuri rero mission yawe.
Ziggy ntabwo nshidikanya ko hari icyo zikora. Ziragikora cyane, baba ari abantu babasha kubimbwira. Hari abantu bagira bagoza témoignage Yego déjà. kabisa cyane binyuze mu buryo butandukanye. Hari umushobora guhura mu nzira ugira ati akinda nko kurira ati tout d'abord sinumvaga ko ahubwo nabinaha ukabona biramutunguye, ariko amarangamutima yakayakwereka ko indirimbo yawe hari ikikora, hari ikintu yamufashije gikomeye. So rero ni nacyo kintu kinezeza cyane kirane, kuko mpita numva ko ntabwo nduhira ubusa. Ndakora amagambo nkora bita binyereka ko abantu ntabwo bakurikira injyana n'umudiho gusa, ahubwo n'amagambo umuntu aba yanditse barayumva. Rero ni byiza, birafasha kandi bitanga courage ku muntu, ku artiste ntekerezo wari wese. Birumvikana. Ubwo rero nibwira ko hari ikibazo nzi ko ndibuze kubaza ngo ku cyo wahisemo gukora gospel music, ariko numva igisubizo nkuye mu byo uvuze ari uko ni destin yawe tu, donc byaraje byijyanamo gutyo. Biragoye ko nanjye namenya ngo mbese kuki nayihisemo, ahubwo nisanze ariyo nzira ndimo kandi nkumva ndabikunze, nkumva biranyuze, nkumva biranejeje, kandi umunezero wabyo ukaturuka cyane cyane ku musaruro w'ibyo nkora ababyumva batanga, bikampa courage, nkumva ko niho nari nkwiriye kuba ndi. Wowe ku giti cyawe gospel music uyidefinisa gute se? Ni injyana kuko impamvu ze ni injyana ko par exemple hari rythme tuzi iri populaire, pas nécessairement iyo ngiyo mais iri populaire. Lettre yawe kubona mu gospel za hip hop nubwo zibaho ariko ntabwo zikunda kubaho. So est-ce que ni injyana, ese ni amagambo abarimo magambo cyangwa se ni uburyo bwo kubaho, style de vie? Wowe gospel uyidefinisa uyifata gute? Ntabwo ari injyana uko mbibona. Gospel ubundi muri rusange ni ijambo ry'icyongereza rivuga ubutumwa bwiza, nkize muri rusange ubutumwa bwiza. Noneho iyo tuvuze twebwe gospel mu ruhande rwacu twongeraho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Niyo mpamvu abasoma Bibiliya cyangwa abayemera barabyumva cyane. Icyo twita isezerano rishya harimo inzandiko zivuga ngo ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Mariko, ari mu isezerano rishya, Nouveau Testament exactement. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Luka. Iyo niyo gospel. Noneho impamvu ndi buvuge ko bitandukanye ho gato nuko gospel tout d'abord ni amagambo, injyana iza nyuma, kuko n'umuntu niba ndi kuvuga jewe ni gospel kuko ni ubutumwa bwiza, ariko nta njyana irimo. Ahubwo banza ushyiremo n'injyana banza ushyiremo n'injyana gatoya nta njyana irimo. Kuba rero nta njyana irimo ntibikuraho ko ari gospel, ahubwo injyana iza ari muri za ndimi zo hakurya y'inyanja bavuga ngo ni plan B. Iza iherekeza cyangwa ifasha. Ariko gospel ubundi ni amagambo, waba uyanyujije mu ndirimbo, waba uyanyujije mu kuvuga ijambo ry'Imana, waba uyanyujije mu buhamya, waba uyanyujije n'ahandi. Hanyuma injyana ikaza wenda iza gufasha uwumva ayo magambo gukora ku mutima kugira ngo abyumve. Ubuse aha akantu kamwe nibajije, hari indirimbo ziba zifite ubutumwa, nari ngiye kuvuga ngo ubutumwa bwiza, ariko nsanga n'ubundi nyinshi en general indirimbo ziba zifite ubutumwa bwiza en general, ziba zifite ubutumwa n'ubundi buganisha muri ya nzira y'Imana. Par exemple hari indirimbo ziba ziririmba urukundo, pa urukundo rw'abantu babiri, mu rukundo en general tuvuge wenda nka One Love ya Bob Marley, tuvuge nka Together as One ya Lucky Dube, pour ne pas citer que ça, zivuga ku mahoro. Indirimbo ngo twazishyira muri iyo cadre ya zigisha zitanga ubutumwa, cyangwa hari akantu kabuzeho? Hari akabuzemo. Ni ubutumwa bwiza ariko si ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Niyo mpamvu gospel iyo tuvuga ubutumwa bwiza ni byiza ko twongeraho ko ari ubwande
ni ubwa Yesu Kristo cyangwa se ni ubutumwa bwiza buduhamagarira gukora amaterasi y'indinganire kuko tuyakeneye adufasha, ni ubutumwa bwiza budufasha ko dukwiriye kubana mu mahoro ko ari wo musingi w'iterambere, nabwo ni ubutumwa bwiza, ariko hakaza none precision donc ubutumwa bwiza bwande buvuga iki aho ngaho. None iyo tufashe ubutumwa bwiza tukavuga ngo ni ubwa Yesu Kristo, that is gospel, noneho twebwe dukora turirimba. Okay, uribuka experience yawe ya mbere kuri micro? J'imagine ko yatangiye kuri yari isekeje mu buryo bwose bushoboka. Nk'undi muntu wese utangiye kuririmba, ikintu cyanejeje n'ubu ngubu nibuka nkumva birankoraho kumva indirimbo yanjye. Kimba bisa yamaze kurikodinga. Apana siniyumve ndimo gucuranga. Ahubwo nkumva ndacecetse ariko nkumva ni ngewe urimo uririmba cyangwa ni ngewe urimo uririmba kwa ngewe. Nkimara kubyumva muri studio bwa mbere. Ngira ngo ndi gukorana na producer twa Mastora. The Master Touch. Master Touch kabisa. Ari mu Rwanda ndamusuje cyane. Yes. Twatangiranye mu bihe bibi bigoye, nawe nibwo yaragitangira nyine bikiri hasi niko nabyita. Ni mu mujyi wa Goma mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu mujyi wa Goma hano hafi ya Rubavu niho twatangiriye. Ariko amarira yatangiye kugwa nkiri muri studio ndimo niyumva ibintu maze kuririmba. None ubwo ari kumbwira ati très bien, biraryoshye, ariko nanjye nakumva nkumva nubwo yambwira ngo ntibiryoshye, ngewe birandyoheye. Hanyuma rero biza kuba karusho ngeze kuri radio. Kuri radio urumva muba muri aho mumeze nk'abaganira, ntimuba muzi uri kuyumvira kuri Soniteke uko ari kubumva, ariko appel abantu bahamagara nabo muhuye bakubwira ati twakumvise byari byiza wavugiye kuri radio. Urumva ngewe nari umwana, nari nkiri muri babandi bumva ko umunyamakuru aba muri radio mimbere. Ubwo se wari ufite imyaka ingahe icyo gihe? Ntabwo urenze 10. Muto cyane kuko natangiye gukora indirimbo ya mbere, guhimba indirimbo ya mbere mfite imyaka 9, 10 ndi muri korali y'abana. Kwicyo gihe ndabyuka narayigisha, n'ubu iyo nyibutse baririmba uretse ko bubagize barikosora bayiha umurongo muzima, ariko niyo nibutse nyigisha uko yari imeze birasekeje. N'urugendo rurerure, ariko ikinezeza nuko Imana ibigufiteho umugambi. Ifite umugambi, ifite kandi urukundo ku buryo nubwo ubu ugenda uhusha intego yawe, ariko irakwihanganira kugeza ubwo uzageraho yifuza ko uba koko. Sishidikanya ko ari uyu munsi cyangwa imbere yawe ko hari n'ibindi byinshi biza. Reka dufate agapoze musical. Hari wenda n'abantu bashobora kuba bari barimo kutureba bavuga bati se uriya muhazi Dominique ni kuriya muhazi kwenda batakumenye. Reka nawe agira icyo ababwira reka twingana. Hanyuma hari indirimbo wowe ukunda kewe gospel ntabwo ari yawe, uzibona gusa. Ndazibona gusa rwose, ariko wowe imirongo yawe ngenda ayikunda. Mu buzima hari byiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe, rimwe na rimwe tukumva ko byari bikwiye no kubaho, nyamara burya hari Imana isumba byose ibikora, yitwa Uwiteka Nyiringabo ashimwe. Mu buzima hari byiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe, rimwe na rimwe tukumva ko byari bikwiye no kubaho, nyamara burya hari Imana isumba byose ibikora, yitwa Uwiteka Nyiringabo ashimwe. Amaso yacu yabonye byinshi, amatwi yacu yumvise byinshi, intambwe zacu yazaguriye kumukorera, ibyo akora n'imbabazi agira nibyo bituma tumukunda, imbere ye niho hari byose twifuza. Uwiteka ashimwe, ashimwe. Turabyibutse ibyo wakoze
ushimwe mwami turabyibutse ibyo yakoze ashimwe amaso yacu yabonye byinshi amatwi yacu yumvise byinshi intambwe zacu yazaguriye kumukorera ibyo akora n'imbabazi agira nibyo bituma tumukunda imbere ye niho hari byose twifuza Uwiteka ashimwe ashimwe wow Noel nziza wazi ni muri TV1 B-side kabisa yao merci natwaye rangi hano man nategereje ko haza mirindi jwi nyine nawe speechless okay franchement nigeze kujya mu minsi yashize ntabwo bigeze ku mezi 6 nigeze kujya muri ADPR hariya mu Gakinjiro yaragiyeyo hari ibintu byari byabaye by'amateraniro abantu benshi bari baririmbye nk'ibyo ngibyo wana byari nabonye n'abandi bashyashya ntisanzwe mbona wow byari byiza cyane kabisa you are welcome byari byiza cyane vraiment nzagaruka et pour l'information donc Dominique usengera muri ADPR exactement usengera muri ADPR cyangwa se itorero rya ADPR iyo tuvuze ADPR kugira ngo abantu benshi bahita babyumva nayo nakuriyemo ni nayo n'ababyeyi banjye nasanze basengeramo hanyuma abariyo nanjye nkomerezamo kugeza n'uyu munsi ntabwo gitekereza kuzaba pasiteri sinjya bitekereza numva kuririmba binyuze biranyuze numva binejeje numva iteka ryose mfashe gitari ntangiye gucuranga numva ariyo si yanjye nziza navuga ngo nari nteguriwe cyangwa se numvaga yari itegerejwe kuri jyewe ngo ijye nk'umunezero n'ibindi yose so pasteur no ntabwo ujya uteganya kuririmba indirimbo zitari gospel oya sinjya mbitekereza njya nirinda ko binaza muri jyewe kuko nkunda ko niba uri mu bintu warahisemo kubibamo ukwiriye kubibamo neza ukabibamo wumva uri proud yo kubirimo so suko rero izo ndirimbo zinda baziririmba hari ziba zitanga ubutumwa bw'ubuzima busanzwe kandi buba bukenewe but not me it's not your business sure reka nkubaza akabazo je ne sais pas mais commentaire yawe se ku bantu baba ari nk'abazi ba gospel nyuma akaza gufata inzira akavuga ati reka njye kuririmba indirimbo zisanzwe commentaire ugira ni cyangwa ushobora gukora barahari kandi wenda baracyanakomeje so baracyanakomeje bashobora kuba atari n'abagarukiye kubo twamenye bashobora kuba nakomeje ariko ngira ngo nta commentaire nyinshi njya kunda gushyiraho kubera yuko buri muntu agira amahitamo ye bo hari ijambo ngiye gukoresha wenda abadukurikiye baraza kuryumvaho cyane abakristo abantu abakristo wenda nivuga abakristo birumvikana iyi mpano twebwe tugira yo kuririmba buri muntu Imana imuhamagara mu buryo butandukanye n'ubwa mugenzi we hari ushobora kumva ijwi abasoma Bibiliya bazi uburyo Samweli Imana yagiye imuhamagara kenshi mu nzozi noneho yasanga umutambyi Eli akamubwira ati niwo umpamagaye avuga ati ntabwo ari njye uguhamagaye ariko ataramenya ko ari ijwi ry'Imana ririmo kumuhamagara nta nushobora kumva ijwi mu nzozi hari umuntu ushobora kumva bimurimo cyane urumva byaka bifite ingufu cyane muri wowe ku buryo kubirwanya n'imbaraga zawe bikunanira bitoroshye bikunanira kugeza ubwo wisanzura ko bikora hari n'umuntu ushobora no kubikunda Imana ikamushyiramo urukundo rwo kubikunda gusa hanyuma akabikora rero muri izo etape zose Imana ihamagaramo umuntu ni naho buri muntu uko yamuhamagaye imuha umurongo we wo gukora
butandukanye n'uwa mugenzi we nkuko ushobora gusanga agenda aririmba Ziggy Double 5 ni umunyamakuru Amuri for example ni umutekinisiye ukomeye tuzi undi ni runaka undi ni umukinnyi bunifite kwimuhamagara so rero gutanga judgment cyangwa se gutanga icyo nabivugaho biragoye cyane kuko uwo muntu simba nzi ntabwo zumuhamagara uko Imana yamushyize muri iyo business exactly ariko mvuga nuko ngo ujya ko umuhanzi arimba gospel hari imyitwarire yihariye agomba kugira 100%. Pourtant nawe ari umuntu nk'abandi Ziggy 100% n'ukuri akwiriye kugira imyitwarire yihariye kubera yuko afite impano afite ibintu Imana yamuhaye biremereye cyane sinatinya no kuvuga ko biremereye kurusha we nyirubwite afite responsabilité yo kubirinda kubera ko reka ngurugero nawe ibaze amagambo ndirimba afasha Ziggy Double 5 w'inyuma ndeba hanga afasha mu mutima w'imbere urumva icyo kintu cyoroshye ntabwo cyoroshye kubera yuko ndaguha urugero nakunze kujya ntumirwa muri gereza hahandi polisi ba yarakubise yarananiranye yarafashe amapingu umuntu akananira ko yibye bikananirana ariko naririmba nkamubwira yuko icyaha ari kibi kandi Imana ihari yiteguye kumubabara iteka ryose niyemera ko yakosheje umuntu agakorwaho akavuga ati ni njyewe wibye kwa runaka ndatobora ndiba n'ibintu nemeye kubimusubiza polisi yarananiwe urumva icyo kintu ayo magambo wowe uririmba cyangwa uvuga atuma umuntu runaka XY tutavuze izina wenda ko hatagira uwo tuvuga akagira ngo niwe uwo tubisaga ngo niwe uwo muntu agakorwa kugiza ubwo yemera akavuga n'ibyo atabajijwe na bya bindi yahishe na bya bindi yanze kuvuga nyamara yarakubiswe yarafunzwe yaragize atariko akagera akabyemera wumve ko iryo jambo ntago ari urwenya ni ijambo rikomeye ni ibintu bikomeye so rero Imana yabiguhaye nta kintu utanze yabiguhaye itaguciye ko mu muryango wanyu mwari mubikwiriye yakugiriye ubuntu irabiguhereza ntabwo rero yabiguhaye isa nkaho yabuze aho ibishyira ngo ibijugunye ivuge ati reka mbimuhe ndabona stock yanjye yuzuye oya yarabiguhaye kugira ngo bigirire umumaro abantu niyo mpamvu kubirinda nakoresha ya terme mu gifaransa bavuga ngo tu dois le garder jalousement sinzi mu kinyarwanda uko nabwira ariko nukubirindana amahane reka mbyite gutyo nukubirinda cyane kurusha n'umutima umwe ni nayo mpamvu tugarutse kuri cya kibazo rumbajije afite imyitwarire ye itandukanye n'iy'abandi afite imigendere ye itandukanye n'iy'abandi afite imivugire ye itandukanye n'iy'abandi afite imigendere ye n'imyitwarire ye muri societe itandukanye n'iy'abandi ku buryo numubona ubona utuye umuntu vraiment ari mu Imana hari umuhanzi mu misi ikize aririmba gospel muvandimwe Theo amaze imisi itangazamakuru mwibasiye cyane singo resa amabara bamwerekanye ngo yaririmbye ngo mu kabari nabibonye warabibonye donc tu penses que ça ne devrait pas ntabwo bikwiye mbo jewe nimbivuga ntabwo ari jugement ntabwo ari ibyo yakoze ahubwo ni jewe ntabwo bikwiriye ntabwo bikwiriye kuko ntekereza ko nawe umwegereye uretse ko yakwihagararaho ariko ashobora kubona ko yarahushije umuntu aracikwa uracikwa ukabona nyine ibintu byabaye ariko Imana kwibera nziza ntabwo ari nkatwe abantu twebwe turajija nagiye mbona commentaire nyinshi zibivuga zimwe zivuga n'amagambo utamenya niba ari umunyarwanda urimo kuyavuga ariko Imana kwitandukaniye natwe ikishaka n'umutima uciye bugufi naho gukosa turi mwisi twese tugwa mu makosa umutima uciye bugufi ihita ibyanira bikarangira yes amen nicyo nkundira Imana kurusha twebwe abantu naho twebwe urumva na n'ubu turakibuka ko yakoze ibyo bintu turacyabyuka turarinzi byinshi byiza yakoze yes rero ibi ntabwo ngewe ndabireba urumva ni ikibazo ibi ndabireba nyine bikanyigisha nkanjye ubwanjye ngahita mbona ko uko Imana iguhaye ibintu byinshi bigirira abantu akamaro ni nako Satani aguhiga cyane kugira ngo agukoze isoni cyangwa se
abikunyage Yeah. kubera ibyo bintu byinshi ufite. Rero ngewe ntabwo ndeba ko yarashwe cyangwa se yahushije, kuko kugadahushije nicyo cyaba ari igitangaza. Kuko turacyarwana, turi mu isi turacyarwana amanywa nijoro n'ubuzima n'ibishaka ko tutabubamo. So adahushije niyo cyo cyaba gitangaje. Ariko yahushije ni ibintu twese tuba turabakandida, twese tukwiseta yo guhusha. Ariko iyo udahushije aba ari ishimwe rikomeye. Ni nayo mpamvu ngewe ndeba ibyiza, ariko ibibi nabyo ukabyigiraho, ariko ntubitindeho, ntiwumve ko isi yaguye ijuru rya ibintu byacitse. Yes. Yeah. Okay. Merci. Wewe wahisemo gukora gospel music nka passion, ntabwo ukora nka business? Ntabwo nyikora nka business, nyikora nkuko numva ari umuhamagaro shaka gukora. Niyo mpamvu nyine nashatse kandi kazi ku ruhande. Nkora hanyuma umurimo w'Imana kuririmba nkabikora nk'umurimo w'Imana nka vocation, nk'umuhamagaro wanjye numva undimo. Ni nayo mpamvu mbikora nyine mu minsi itari ya buri gihe. Ni iminsi yabigenewe ku cyumweru cyangwa se ku gatanu cyo bisanzwe, ariko indi minsi mba ndi mu buzima busanzwe, mba ndi mu buzima bwa buri munsi bunamfasha gukora wa murimo w'Imana wo guhimbaza Imana neza. Okay. Ubundi so gospel hano mu Rwanda ubona ishobora gutunga umuntu ra? Birashoboka ariko biracyari kure. Ndabisobanura muri ibyo bice bibiri mvuze. Biracyari kure kubera yuko ntabwo birageraho uwabihisemo byonyine bimunyura bihwanye n'ubuzima bwe ku buryo abona ari satisfait, anyuzwe nabyo. Ariko kandi biri mu nzira kubera yuko dukurikije aho twari turi naho turi ubu ngubu ni byiza. Okay. Ni byiza, biraryoshye, abantu babihisemo. Iyo baguha ubuhamya, uretse no kuguha ubuhamya mu nibyo ushobora kubona ureba n'amaso, urabona ko hari akantu hari icyizere. Okay. Ubona se ingufu zikwiye gushyirwa he par exemple? Est-ce que abafana de l'essence, tu vois ce que je veux dire? Nibo bakwiye gushyiramo ingufu, bakagura album, bakazana ibitambo, ubona ingufu zikwiye gushyirwa kuko nigira ngo byaba ari byiza umuntu akora uwo mwuga, ako kazi ko gutanga ubwo butumwa mu ndirimbo, biramutse binamutunze bikamubeshaho. Ni byiza ariko ni byiza mu gihe cyose wabihisemo, hanyuma wabihitamo ntibigire icyo bihungabanya ku muhamagaro wawe. Ni byiza vraiment, ntacyo bitwaye. Hanyuma rero ikibazo warumbajije, ingufu za ubona ari iki gikwiye gukorwa kabisa? Njya nkunda gutunga agatoki abantu nyine, ariko ibyo mba mvuga bari ukuri. Ngiyewe kuba mvugiye wenda abantu bawukora gospel as a business, nyine bikora nk'imibereho yabo, bayishakamo imibereho yabo ya buri munsi. Nje ntago ndimo, ariko ndabibona, ndabivuga. Nshinja cyane cyangwa se ntunga agatoki cyane abayobozi b'amatorero, abo baririmbyi baba babarizwamo. Kuko uretse kumubona yaje mu rusengero rimwe na rimwe, gusa ariko mu rundi ruhande turakoma urusyo dukome n'ingasire, hari n'abahanzi babaho batagira ahantu babarizwa, ku buryo pasiteri we nta nubwo anamenye niba aba muri urwo rusengero. Wowe si ndi kuvuga, njye ndimo ndavuga ufite ahantu abarizwa. Tuvuge nkawe par exemple muri ADP, uzi bakubona murasenga buri gihe mamwana. Rero ntunga agatoki ngiye w'abayobozi b'amatorero abo baririmbyi babarizwamo, kuko uretse kubabona impano ye imeze nk'ururabyo rukuze rugahita ruzamuka, bakarubona rukuze, rurabye, rugaragaye, ubundi bajugunyiye bakirebera gutya. Noneho ahubwo bo ukabona bameze nkaho bakugarukaho iyo hari ikibazo cyabaye nk'icyo twari tuvuze kuri mugenzi wacu haruguru, nibwo babona. Ariko mu gihe ibikorwa byiza uri kubikora ntubabona, support yabo kugira ngo bayiguhe ni problem. Urumva rero mu gihe ikibazo kikiri aho ngaho biragoye ko uwo mu artiste azajya abona abayobozi be mu gihe yakoze ibintu biri negatif, ibintu bibi, ariko ibintu byiza yakoze ntababone. Ikibazo cy'encouragement iri hehe? Biragoye. Nuko nigiye ubibona bityo. Merci beaucoup. Reka tuve gato cyane kuri gospel. Hari ubutumwa nashaka gutanga. Hari abantu bakoze
nabo n'aba artiste bakoze ibintu byo gukora imyenda mu gitenge no guteza imbere igitenge donc nabo nakora ibintu bya fashion bakaba bafite n'igitaramo uyu munsi twagiye kubasura turebe iyo inspiration aho yavuye ibintu by'igitenge byavuye ni mu kiganiro bagiranye na mugenzi wanjye David Bag. Tukabifata nk'ibisanzwe rimwe na rimwe tukumva ko byari bikwiye no kubaho nyamara burya hari Imana isumba byose ibikora. Malheureusement ntabwo bigeze neza ku banga by'ubutekinoloji ni danje tuzagaruka kuwa gatanu nta kintu bitwaye. Sino turimo tugenda tugana ku musozo ubu actualité yawe ni amakuru yawe na yahe niki ifite nona niki uduteganyirije Imana nibishaka ako kantu ushyizeho ni keza Imana nibishaka kantu kararyoshye cyane iyaba twajyaga tukifashisha mu buzima bwa buri munsi twibuka ko nubwo dutekereza ibintu ariko Imana niyo igomba kubishyira mu gikorwa. Hanyuma plans zizange rero cyangwa se ibikorwa ndimo gutegura album. Album nshyashya, album ya gatatu kuko iya mbere yitwa Ari kumwe natwe iri indirimbo nyinshi, hanyuma ya kabiri yitwa Umubavu ari nayo iriho indirimbo maze kurimba yitwa Uwiteka Ashimwe. Hanyuma album ya gatatu ndimo gutegura ariko hari umuntu witwa Mama Ange muri 2013 yakwemereye kuzawukora. Sha Mama Ange vraiment yagize neza. Mama Ange, Mama Solange ni amazina y'abana bayangwaho. Yagize neza yanyishyuye album ariko ntinda kuyikora kubera yuko yayishyuye ntarandika ntazanditse tarabatayari so biratinda ariko arayishyura birarangira. So kuba rero yari yayishyuye ntabwo byari gutuma nandika huti nandike byatumye nkora nitonze. Ni album ndimo gukora namushimira cyane ngira ngo yanze kwigaragaza mu itangazamakuru kubikora kabisa nk'umurimo w'Imana. Yes, mari nk'umugisha. Nyuma rero album ndi gukora ni ya gatatu izafite indirimbo zigera kuri 7 za audio ariko nzayikora ari video, donc abantu bazayibona ari video ifite amashusho ifite ama video kuko nsigaye mbona gukora audio muri iki gihe nyine indirimbo ifite limite ifite ahantu igarukira ntiharenge. Niyo mpamvu rero byatinze ariko mu mpera z'uyu mwaka mu kwa 11 izaba yarangiye nkurikije imirimo ko turimo kuyikora. Hari indirimbo rero yarangiye malheureusement hano turi kuri televiziyo yo ni audio ariko video niza beside nibo tuyifite hano rwose samwifite bazayibona no kuri TV1 mu bindi biganiro bitandukanye. Hanyuma ni album ndimo gukora ni Source of Joy cyangwa se nyarangana ngo isoko y'umunezero cyangwa se isoko y'ibyishimo. Ngo indirimbo zo zizaba zisobanura iyo soko y'umunezero tugira cyangwa isoko y'ibyishimo ahubiri. Indirimbo ya mbere yo yarasohotse yitwa Ndishimye, niyo mpamvu nayivuze nti sorry nyine hano kuri televiziyo ariko vuba turishonje duyishiwe hano turimo gutangira gukora plan yo gukora video bazayibona. Niyo ndirimbo ya mbere imaze gusohoka ariko hari n'izindi tukiri gukora. Ni album ushyizeho umutima wose, ni album ntekereza amanywa nijoro, ni album amagambo yayo ni editing isaha ku yindi ku buryo azaza ari ijambo rikora ku mutima w'umuntu wumvise iyo ndirimbo kandi ntirimukoreho ngo birangiriraho ahubwo rimukoreho ikintu impinduka zishobora kugira mu buzima bwe bwose. Icyo kiza cyo kuganira n'umu artiste Urakoze cyane, turishimye cyane kuba twakwakiriye hano. Nekereza ko mu gusezera ushobora n'ubundi gukora mu njyana gatoya ukagira kandi kantu uburyo basezeraho igihanzi. Yes, na ndirimbo yo agace gato k'iyo ndirimbo. Iyo ndirimbo yitwa Ndishimye ni indirimbo yasohotse izasohoka kuri album nshyashya ndimo gukora ariko niyo ya mbere imaze gusohoka tugiye gukora ya video mu minsi mikeya kuri TV1 bazajya bayireba especially muri B-side agace gato. Ku giti cyari ku mpinga ya wa musozi
niho wavugiye uti byose birarangiye watanze ubugingo bwawe kugira ngo abakene n'indushyi bakwegere waciye bugufi ngo batagira shinge na rugero nabo baze ubakire nagambiriye kuvuga ineza ugira ikujojobaho buri munsi sinagamburura ntesheje umuhigo wanjye kuko nawe utaretse wa mugambi wari ukomeye wo kunyumva n'Imana nubwo byari bikomeye wabikoze ubikunze nubwo byari bikomeye wabikoze ubikunze mwami wanjye ndishimye 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 merci beaucoup Vous êtes comme un Tigo, sponsor officiel à B-Side kuri TV1. Vous kandi ukanda like kuri Facebook page yacu facebook.com/Ziggy space 55 cyangwa ujye kuri Facebook tout simplement. Wanigamo Ziggy Double 5 aza gusangaho n'ibindi biganiro twagiranye n'abandi ba artiste ushobora kubutarabashije kubona muri B-Side zabanje. Niki bazakibona n'iki ngiki ushobora kugisangaho deja ejo uzagisangaho niba ushobora kuba waciso cyangwa se ushobora kongera kugikurikira dore ko n'ikiganiro cyari kirimo n'ubutumwa bwiza amagambo kameme yubaka. Yes, yubaka nabonaga nawe bigenda biba yanyubatse cyane rwose. Yes, man ishimwe. Namushimiye cyane. Yes. Ubwo ubutaha nanone ni karibu. Hano ni mu rugo. Yes. TV1 ni mu rugo, Radio 1 ni mu rugo. Ntabwo ni mvuga ko bikomanga. Ngo tukongera kugushaka tukakura. Ubu noneho nabonetse nta kongera nukuza nkavunyisha niko mu Kinyarwanda bavuga nyuma gahita ninjira. That's fine. Reka twifurize Noel nziza n'umwaka mwiza. Bifuriza kandi n'abandi bose tubifuriza nziza n'umwaka mwiza. Yes. Yeah, mari kumwe nanjye Ziggy Double 5. God bless. The B-Side mwayigezwagaho na Tigo.